nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Wenda nawe ufite ukuntu byumva ariko se Guetto tuzifata ute mu buzima busanzwe? Ari abantu bavuga ko abahungu baba muri Guetto ari abantu baba bashaka kwigiraho kugira ngo bajye kurya abana gusa. Ni nazo mpaka zihari imbere. Abandi bagavuga ngo abakobwa nabo bakunda abahungu baba muri Guetto kurusha abahungu baba iwabo. Ese wowe ubyumva utereka zibanze tujye mu mpaka zitandukanye, ariko nawe nibikubuze kujya muri comment kugira ngo wandike igitekerezo cyawe. Ese ubona abahungu bashyiraho Guetto kugira ngo bazajye birira abana, cyangwa se abakobwa bakunda abahungu bafite utugeto kugira ngo ariho bazajya bajya kwihisha? Tuba duke no kugenda hanze muzana ibintu ngo mubigire intambara, sibyo? Nimba umukobwa we umutipe wenda wagira ikibazo nutahi wabo ubakubwiye ngo duhurire Guetto, ariko nimba umuntu n'ubundi asanzwe aba Guetto yitunze uzamusura hese? None se kucyumva ko tujuru ukajya kumva ejo mwari muri kumwe ukumva reje roge hello ese ubundi we wari wakunda wari wakunda ubundi wowe? Yes, turashimira kabisa mwe kuri ZOOM TV24. Abantu baracyari mu mpaka zitandukanye, ariko nanjye nazinjiramo urumva amakaba ni leaders dan melody aka ZOOM TV n'abakobwa bandi n'abasore bandi. Ndimo kwibaza ese gusura umuhungu muri Guetto ikibazo kirimo ni iki? Umukobwa iyo hagurutse wanjye umuhungu muri Guetto ikintu cyane tekereza ni iki? We ni iki utekereza? Ese undi muri Guetto haberamo muri Guetto ni ahantu sase mu rugo busase Guetto rivuga akazu gatoya ku musore, rivuga akazu gatoya ku musore ushobora kwigondagondamo ugasanga uburiri buraha akameza karatuntu twe twose nyine turaha karibu. Ushobora gusanga rero afite Guetto rero ikibi cyane. Kuki abasemo bajyana kuburiraho ko bajyana mu ntebe? Nese ni banane bufite wamwicaza kuki ntabwo cyagushyiramo Mukeka yakesho birimo n'amatapi. Mikeka n'amatapi nishobora kubura mu nzu. Ahubwo kamari kuvuga ngo bifite amakuru. Ahubwo kandi duhaye amakuru. Guetto ni yari meze ute? Hayo nzi pe. Ariko nese kutakavuga. Aretse ubundi kandi iyo weho ubundi kuki ufite ikibazo kuri Guetto? Cause Guetto ni umusora ni yanjye. Umva bukubye gatoya ni umusora sibyo? Ni umusora nihiwe kumusurayo ikibazo kiriyo. Rero yareka mbangumanze ngo wasura umuhungu muri Guetto. Oya. Kubera iki? Kubera ko muri Guetto nta niba ari Guetto kereka suru kereka warwaye wenda gupfa napfa kugusura. Kubera iki wenda gupfa? Waba muri Guetto se? Jewe oya ntabwo muri Guetto igihe mfite ababyeyi bakitayeho ntabwo nayiba. Ubundi se umuhungu uba muri Guetto mu mufata utubwiye umuhungu uba muri Guetto mu mufata utubundi turi hano ubibeshya avuga ibitandukanye. Umuhungu uba muri Guetto first of all ngiye kubwiza ukuri bitewe n'uko agaragara. Nshobora kukureba nkavuga nti wowe yibamo kandi urihiwa. Nshobora no kukureba nkavuga nti uyu nguyu kuyibamo nukujyaho aragira ati asimbuza abakobwa nkosimburana imyenda y'imbere urumva muri bushe kuri busheri kandi mujye munyumvira n'ubwo ariko nanone ikindi ntekereza ku bahungu bo muri Guetto abenshi bahita bagira iki bahita bimvishamo ko kuba Guetto ari ugutaha amasaha akuze saa 8 saa 9 bahita bimvishamo kuba muri Guetto ari kuba bari kumwe n'abakobwa amategeko yawe numva wajyana n'inkwano byanditse muri Guetto amategeko numva wajyana n'inkwano byanditse urumva. Ikindi cya kabiri Guetto numva ko nabivuga mu ijambo rimwe ridakwiye. Aha niko nta kibazo turenganura. Hari zimwe muri zigiyemo nta Guetto nimwe urajyamo utabeshye. Ntabeshya nta nimwe. Okay. Katubifata iki? uvuze ngo iki? Ngereka mbabwiza ukuri. Iyo ni imyumvire kandi ntago ari mwebwe muyifite gusa. Iyo ni imyumvire iri mu bakobwa bose, sibyo? Mwishyizemo nyine ko Guetto ni ibyo nta hantu ho guhurira n'abakobwa, nta hantu. Nese kunsura buri munsi wahahuriye n'abakobwa banga. Yegora. Ariyo kunsura buri munsi wahahuriye n'abakobwa banga. Niba ubundi mu rugo wigeze uhaza usanga hatonze umurongo w'abakobwa byibura. Iwanyu se nanahaza. Kunsura mu rugo wahahuriye n'abakobwa. Turi muri mbwiza ukuri. Turi byiza tubwizanye ukuri.
iwawe twahaje mu buryo bw'akazi ntabwo rero kubera ko ari mu masaha y'akazi kubera ari mu masaha y'akazi nta bantu twasanze noneho icyo ngiye reka nkubwize ukuri njyewe umukobwa we nese kuki y'abasore baba muri Guetto mbere yuko abwira umukobwa ngo nsura umukobwa amaye musange hehe ngo ndi mu rugo sheri nyine ariwe bahurira mu ishyamba se cyangwa uri mu gihugu ese nandi bahurira buri munsi ukwezi umwaka urashize abantu barakundana bahurira mu rugo ku musore mu rugo ku mukobwa mu rugo ku musore njyewe buri muntu aba safe iyo ari iwe cyangwa iwawe akaboko mugakora iyo wako mugacanya abakobwa bo bakigenda n'amaguru agenda atera intambwe 5 imitsi ikamurya ndabeshya ni ikibazo ni ikibazo cyo kudakora siporo kandi nabonye barazanye ntuza oya reka tubwizanye ukuri tureke kugira kanegezeyo na nicara neza iyi ni imyumvire iri mu bakobwa mwese sibyo mwumva yuko umukobwa nyine ngo wagiye Guetto sinzi ngo ibiki n'ibiki ugasanga dore ni nabyo bintu biri gutuma abakobwa benshi bangirika iyo agiye gusura umuhungu Guetto nyine aba yumva ko yisimamye buri kimwe bamva ati ngiye Guetto sindi buhasohoka amahoro ngiye niteguye ubwo nyine nagira urya akanyataka ese nabigenza nte kuki babitekereza gutyo nyine nge nibaza impamvu mubitekereza tubwira impamvu kuki babafata gutyo impamvu mubitekereza gutyo kuko ni imyumvire yanyu imyumvire kandi muraganira irizana abantu bose bajya mu ubundi ikosa rya mbere abantu bakora ni ukujeneraliza abantu ntabwo abantu bose baba Guetto ari imbobo nanjye ariko ntabwo abantu bose baba Guetto ari abasambanyi sibyo ariko hafi ya bose bamwe muri bo ntabwo bose ariko bateye iyo urebye burya inkuru ijya guhitinga urumva kugeza nubwo bayikorera akantu navuga nk'agasiti k'ukuntu ari uko imaze kuba none ubwo hari umukobwa uherutse kumbwira ngo nimba utaba Guetto nimba ukiba iwanyu sinzagusura ujya Guetto njese naza kugusura njese mba nje kureba mama we kari we mba nje kureba nuko yambwiye urumva niba yarakugira umuco wa kinyarwanda ubwo we watwara umukobwa ukamwinjiza mu cyumba kwaso ukamujyana ngo mu cyumba ngo mugiye kuganira mu aho ngaho waba wataye ikuze none se ko abo bakobwa bumva yuko batasura umuhungu wawe tubite indaya ntabwo tubita indaya ahubwo turabita bataye umuco bata umuco gute ese gusura umuntu ni cyo kibazo kiri ariko se tubyita guta umuco abadasanzwe umukobwa uwo mukobwa ntago abasanzwe aba yarataye umuco none se kuki kuko ari njye ashaka ko tuganira ibintu biri private ariko private muri salon ni ibiki private ubwo se ntabwo ashobora kuziwanya abiwanyu wenda bakajya nko mu kigo ariko abantu bose muzurasa bakajya mukicarana iyo private akayikubwira ni ngombwa ngo ujye umuhungu muri Guetto uzaba ugiye kuzema kuko uzamusura njyewe ntabwo bishoboka kereka narwara ese yaba ari none se niyirwaza se ukagenda yaba ari ndasahura mukundana aho dukundana rero abiwa ihangane ntabwo arazimenye ariko sevre burya reka nkubwire no kugira ngo abakobwa benshi baharabike Guetto cyangwa se bagire bate nuko nabo baba bafitemo iki baba babifitemo percentage nini nka hahandi byo kare twavugaga ariho hahandi ubona umukobwa aje Guetto akigeramo agatangira akakuramo umupira ngo ndashyushye ugasanga nibyo bizanye ikibazo cy'iki cyo kuvuga ngo Guetto ibereyemo amahano erega Guetto uretse ubanza unyumve ugasanga n'andi ivuga ngo Guetto ibereyemo amahano umukobwa yizanye kandi n'ibyo akoze niwe ubyiteye urumva akaba ariho hahandi bayiharabika mu by'ukuri njyewe Guetto ntacyo nyinengaho ahubwo nyinengaho abarimo uko bitwara urakoze kwigarura ntabwo ikibazo ari Guetto ikibazo ni abayirimo kandi bose si bateye kimwe kuko umubaji w'imitima ntabwo yayiringanije ntabwo rero dukwiye gukuraho imyumvire yo kumvisha abantu yuko kubona ngo umuntu ngo wagiye ngo kumusura muri Guetto ukabifata nk'aho igikuba cyacitse cyangwa ukahita ubona yuko nimba umukobwa yasuye umuhungu muri Guetto yakoze ibintu bitabaho yaciye ibintu
iyo niyo myumvire tugomba gukura mu bantu. Ghetto ni inzu isanzwe nk'uko umuntu agiriwe, ahubwo wenda umuntu uyirimo niwe ushobora kugira ibyo akora bibi, ariko ntitubyitirire ngo umuntu wese ngo wagiye ghetto ngo ure kumvisha uburyo utangiye ngo nta hantu ngo ho gutaha amajoro, ngo nta hantu ngo ho guhurira n'abakobwa. Benshi bataha amajoro, tuvugisha ukuri. Ubundi ujya kwibana kubera yuko ubona yuko ukeneye kwigenga, utakibashije kwirinda gukomangira abantu muri kamera mu barezi. Ahubwo reka babwire ikintu ngiye mbona. Nyine ghetto biterwa n'imyumvire y'abantu. Gusa abasore baba muri ghetto siko bose bakunda kuryamana n'abakobwa, wenda abakobwa bajya muri ghetto siko bagiye kuryamana. Gusa nyine uko byagenda kose ghetto abantu benshi bayifite imyumvire itariyo, ariko nawe ujye umenya ngo ugiye muri ghetto y'umuhungu barimo amahirwe make cyane ko hataberamo ibyaha, niko mbitekereza. Kuko ghetto nyine urumva baraka ghetto nyine kari mu mwijima, karimo n'umwijima, ariko ghetto kandi ujyamo ngo umwana rira nyina niyumva gatabaza wapi. Gusa rero nibugiye muri ghetto nyumva abantu babivuga ari na ghetto nyine ziba zara. Ikindi kandi ghetto ziratandukanye, ari ghetto dutoya na ghetto nk'urugero niba umuntu afite akazi akorera Kigali atuye Gisenyi ashobora kugira nayo tuzahita ghetto ko ninza akodesha by'akazi. Ariko make sure nyaboneka niba ugiye muri ghetto y'umukobwa ariko dida nje ghetto mbi mbona ni handi umuhungu abi wabo mukajya guhurira mu yindi nzu itari wabo. Aho ngaho byanze bikunze ku rugero rwa 90% kiba kikujyanye nawe mu cyumba, kuki mudahuriye iwabo ahaba mukajya guhurira ku nshuti. Dusoreze ka mbasoreza icyo navuga nti abakobwa twikuremo imyumvire dufite ndetse n'abahungu. Imyumvire ya mbere twikuramo nuko ghetto ari mbi, ikindi twikuramo ni ukuvuga ngo ugiyeyo wese afite icyo yakura. Ghetto ntabwo ibamo ingegera, nta nubwo ibamo amabandi, ahubwo ifite no kubamo wenda bona bo bafite ababamo, ariko habamo n'abantu bari serious bazi icyo gukora. Ako si byiza cyane kuzikomeza. Cyo nagushishikariza no kutajya ghetto. Ikindi ntuyifate nyine nk'inzu y'ibyaha cyane kuko hari niyo ujya mu karinda uvayo rwose numva n'uwo muri kumwe atakwitaye. Nkurikije uko ngenda wowe ngenda mbyumva nese se amakomenti agenda aba ku mbuga nkoranyambaga bigacaho kazi ari kutubeshya muri ghetto. Oya ntabwo ngabeshya se fresi zamufotora ari muri ghetto shagahita ndabetinza no mfotora ndi muri ghetto. Nzagwa salary yanjye yose. Okay. Salary yanjye yose nzayigura. Murumva ko ngiye guhembwa dabo. Icyo navuga nkuko ghetto ntabwo ari mbi, ariko kujya muri ghetto uri umukobwa ujye ujyayo witeguye icyiza n'ikibi. Icyiza kujya muri ghetto mwahurira ahandi mukaganira mugakora ubundi mugashaka ubundi buryo bwose bushoboka mutagiye muri ghetto. Niyo nama nakugira. Even if mwafatana akaboko mugaca hanze muri country zone hose za Kiyovu mukajye muba mutembereye kandi munaganiriye n'ibitekerezo byose. Ngiye rero reka mbabwire ntabwo mbabujije kujya ghetto, sinababwiye ngo mujye ghetto. Uzajye ghetto bitewe n'usanzeyo. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.